Good morning, good morning. Ndi muri siporo iminsi myinshi cyane. Nifuje gukora video n'ubwo bwose ndi gutembera, akazuba ni keza hano. Ibihe ni byiza muri make. Abantu benshi mu mahanga bahura n'ikibazo cyo kuba tutabona izuba, ugasanga duhorana ibibazo byinshi cyane. Kubera utuzi usanga benshi bakora nijoro. So, iyo mbonye aka kanya kuri ngewe ni ibintu by'agaciro cyane. So, nifuje rero ko tuganira ku byerekeranye ku muntu ushobora kuba ukunda ariko ukabona yuko ibyo umuha byose kuri we atabiha agaciro cyangwa se atabikwereka nk'uko ubyifuza. Birababaza cyane kuba naguha umwanya wanjye, kuba nakwereka ko ngukunda ariko kuri wowe icyo nkorera ni ukwirengagiza cyangwa se kunyereka yuko nta importance mfite mu buzima bwawe. So hari ibintu ushaka kugira rero ubwire niba uri muri iyi situation, niba ufite umuntu ushaka kuba ukunda ariko akakwereka yuko muri makeya adafite umwanya wawe. Hari ibintu abantu bakora akenshi ugasanga ari bo bikururiye ibibazo byinshi. Uri gukundana n'umukobwa ukamwereka yuko adahari ubuzima ntabwo bwakomeza, uyu mukobwa muri makeya azagufata nk'uko yishakiye cyangwa se uko abyumva. Iyo wereka umukobwa yuko uri too available, iki kintu nkivugaho kenshi gashoboka kuko hari abantu benshi bambaza iki kibazo ati kuki ngiye bitangendekera neza. Iyo uganira n'umukobwa ukandika message ya mbere, ukandika message ya kabiri, ukamusaba yuko mwakundana ukabona arakwirengagije ariko nturekere aho ngaho, ukagumya ugahatiriza. Ibi ntago biha umukobwa imbaraga zo kugukunda, ahubwo zimwereka yuko uri umuntu uri niti cyane. So ni byiza yuko ugabanya kuba wamwandikira kenshi gashoboka, wamusukumira message. Niba gusukumiye ukabona ko ntacyo ari kugusubiza, ni ibintu bica intege cyane. So ni byiza ko walimita ibyo bintu kugira ngo biboostinge chemistry hagati yanyu mwembi. So iyo abona yuko uri too available kuri we akenshi aragabanya. So icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya. Ikindi, umukobwa iyo akubonyeho yuko uri umuntu uhatiriza, ushaka kugira ngo mukundane ku ngufu, birashoboka yuko koko bikeneye kandi ko wamukunze cyane, ariko iyo umukobwa akubonye yuko uhatiriza cyane ushaka kugira ngo mukundane, ibi bimuca intege vuba na bwangu agahitamo kukurejecta. So niki se wakora? Niba uri wa musore wandika message 3 enye zikurikirana ushaka kugira ngo uhendahende cyangwa se umwereke affection cyangwa se umwereke yuko umwitayeho, ukabona yuko niyo umwandikiye agusubiza ijambo rigufiya cyane aho yandika okay cyangwa se yego cyangwa se ndabitekerezaho, hari uburyo bworoshye cyane ukwiye guhindura tekinike kugira ngo umufatishe. Niba uyu mukobwa akunaniza, gabanya message umwandikira. Tangira wifate nawe, aho kugira ngo abe ari wowe utangira kumwandikira, reka abe ari we ubanza kwandika. Kuko iyo umukobwa umweretse yuko utamwitayeho, akenshi arigarura cyangwa se yisubiraho kuko abona yuko ya attention wamuherezaga yagabanyutse. So icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gukoraho. Ikintu cya kabiri, niba uri wa musore ufite ifaranga, ufite kofi, ukabona yuko umukobwa akunaniza cyangwa se umukobwa afata ibintu akabikora nk'uko utabyifuza, aho ubona yuko akwitayeho kubera yuko wabonye maybe wahembwe, paycheck yawe ihagaze neza, ukagenda ukamuhereza amafaranga. Ibi ni ibintu afata nk'ikintu muri makeya uzahozaho iteka. So kugira ngo umakinge sure yuko
iyi behavior ihinduka, tangira ugabanye kumuha amafaranga wamuhaga, kuko abenshi, simvuze abakobwa muri rusange kuko si bose, nabo nigisha hano ntabwo ari kandi y'abo bakobwa. So niba ufite umukobwa nk'uyu nguyu ukuzaho kubera ko hari icyo wamuhaye lift, wamushakiye imodoka, umwishyuriye inzu, umukoreye buri kintu cyose, niba ubona yuko ari byo bintu bituma mugumana, gerageza ubigabanye, kubera yuko nugira amahirwe makeya uyu muntu ukamuzana mu rugo bizakugora cyane, bizakomeza uko nguko, azaba wa mugore uri materialiste cyane. Ikindi, niba uri uyu muntu w'umusore ufite stati nziza cyane, uri umuntu uzwi, uri umuntu ufite amafaranga, uri umuntu wigejejeyo, so ukabona yuko akujeho kubera icyo ngicyo, iyi nayo ni red flag mbi cyane, kuko ibaze ibi bintu nibirangira, ibi bintu biramutse bishize, uzabyifatamo gute?